twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu. Ni iby'agaciro kuba mwongeye gufata umwanya ungana gutya kugira ngo tuganire ku itariki ya mbere Mata. Uyu ni umunsi wahariye gutebya no gukina imikino y'urwenya. Ariko se uyu munsi waturutse wazanywe nande? Ugamije iki? Kandi se Bibiliya iwuvugaho iki? Muri video turasesengura inkomoko y'uyu munsi, uko ibihugu bitandukanye biwizihiza n'icyo umukristo akwiriye kuwukoramo. Aha turakomeza tureba inkomoko y'itariki ya mbere Mata n'amateka yayo. Uracyari tabaza byanje buri gihe bihisha, ninye isi yose yaba yarabamaritse, ndagukomejeho mana dume munore. Inkomoko y'uyu munsi ntisobanutse neza, ariko hari imvano eshatu zishoboka kuba zarateye kwizihiza ino tariki. Iya mbere twarebaho ni impinduka muri kalendari. Mu mwaka w'1582 Papa Gregoire wa 13 yashyizeho kalendari nshya isimbura iya Julian. Hari bamwe bagumye kwizihiza ubunani ku itariki ya mbere Mata aho kuba ku ya mbere Mutarama, abandi bakabakinira urwenya. Icya kabiri gishobora kuba cyarateye uno munsi ni imiziririzo y'Abaromani. Abanyamisiri n'Abaromani ba kera bari bafite iminsi bakundaga gutebya. Icya gatatu twareba imico y'Abafaransa. Mu kinyejana cya 16 Abafaransa bakundaga guha bagenzi babo impano y'ibihimbano kuri iyi tariki. Itandukaniro rya kalendari ya Julius na Gregorie niryo tugiye kurebera hamwe. Mbaye amahoro mu rukwavu, mu nzira y'ubuzima ndabukweherwe, uri uwo kwizera ndagushimira. Kalendari ya Julian yashyizweho na Julius Caesar mu mwaka wa 46 mbere ya Yesu Kristo. Yarashingiye ku myaka 365 n'ibice 25. Bivuze ko muri myaka ine habagaho umwaka w'ikirenga, leap year. Gusa iyi kalendari yatumaga hari itandukaniro rito rituma iminsi y'ikiruhuko idahura neza n'ibihe by'ikirere. Kalendari ya Gregorie mu mwaka w'1582 Papa Gregoire wa 16 yayikemuye akuraho iminsi 10 kugira ngo ukwezi kwa Werurwe kujyane n'itumba. Abantu bari bamenyereye kwizihiza ubunani ku itariki ya mbere Mata. Bamwe bagumyeho, abandi bakina urwenya kuri bo, bivamo uwo munsi wo gutebya. Uko ibihugu bitandukanye bizihiza iyo tariki ya mbere Mata. Aha turahera nko mu Bufaransa, bagunda gukina imikino aho bashyira ifunguro ryo kubeshya cyangwa bashushanya amafi inyuma ku mugongo w'abantu. Mu Bwongereza na Amerika ni umunsi abantu bakina urwenya bagatangaza amakuru y'ibinyoma. Mu Buhinde hari umunsi umeze nk'uyu witwa Holi, aho abantu bakora ibintu biteye amatsiko, bagaterana amarangi n'ibindi. Ese nk'umukristo Bibiliya ivuga iki ku bijyanye n'umunsi wo gutebya urwenya? Ese ibona ite uyu munsi w'itariki ya mbere Mata? Imana yanga uburyarya no kubeshya. Aho tubisoma mu Migani 12 umurongo wa 22. Umuntu ubeshya uranzwe n'Uwiteka, ariko abanyakuri bashimwa nawe. Tureba no mu Efeso 4:25. Nuko rero nimureke ibinyoma, umuntu wese avugisha ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo z'umubiri umwe. Urwenya rufite ingaruka mbi. Abefeso 5:4. Kandi ntihakabeho ibiteye isoni n'ubusambanyi n'ubupfapfa cyangwa amagambo ateye isoni, ahubwo haboneka ishimwe. Imigani 26:18-19.
nk'uko umusazi abohesha umuriro imyambi yica, niko umuntu ubeshya mugenzi we akavuga ati nari muciyeho urwenya. Bibiliya igaragaza ko gukina urwenya rutagira umumaro cyangwa gutebya mu buryo bwo kubeshya atari imyitwarire ikwiye umukristo. Amahanga ashobora kunyuhagira byose, ariko wowe ntacyo uteze kuzimiza pe. Uko umukristo yakwitwara ku munsi w'itariki ya mbere Mata: kwizihiza ukuri no gukoresha amagambo meza. Umukristo akwiriye kwirinda kubeshya nubwo yaba mu rwego rwo gutebya. Ibikorwa byose byacu bikwiriye kuba ibyo kubaka abandi aho kubashyiraho urwenya rudafite aho rushingiye. Abakolosayi 3:9-10: ntimubeshyeranirane, kuko mwambuye wa muntu wa kera n'imirimo ye, mukambara wa muntu mushya uhindurwa mushya. Ahubwo twagakwiye kubona uyu munsi nk'umwanya wo kubwiriza ukuri. Abakristo bashobora gukoresha iyi tariki nk'umwanya wo kwigisha abandi ku byiza byo kuvugisha ukuri. Ni umwanya mwiza wo kwibutsa abantu ko Satani ari we se w'ibinyoma, aho bigaragara muri Yohana 8:24. Bityo tugomba guharanira kuba abanyakuri. Uherekeye kwa guhangana biroroshye, ku kababaro ufite umuti utaziguye, Mana idahangarwa. Inyigisho y'umunsi wa itariki ya mbere Mata mu murimo wa gikristo. Ibibi byo gukina n'imikino y'urujijo bishobora guteza kwizerana guke mu bantu. Bimwe mu bihuha by'umunsi wa itariki ya mbere Mata bishobora guteza ikibazo gikomeye, nko kubeshya umuntu ikibazo gikomeye cyangwa kumutera ubwoba. Bibiliya itwigisha ko tugomba kugira amagambo yacu meza kandi agirira abandi akamaro. Aho ni mu Efeso 4:29. Gukoresha umunsi mu buryo bwiza. Umukristo ashobora kwibanda gukwirakwiza ubutumwa bwiza, gukoresha amagambo y'umugisha no kubaka abandi aho kubayobya. Aha rero twasoza twanzura ibi bikurikira. Ku itariki ya mbere Mata izwi nk'umunsi wo gutebya, ariko Bibiliya iduhamagarira kuba abanyakuri. Umukristo akwiriye kwirinda kubeshya ndetse agakoresha amagambo ye mu bwubatsi. Dukwiye gukoresha uyu munsi nk'umwanya wo kwibutsa abantu akamaro ko kuvugisha ukuri no gutekereza ku ngaruka z'amagambo tuvuga. Ese waba warigeze guhura n'ingaruka mbi zo gukina imikino y'urujijo? Wumva umukristo akwiriye kwizihiza uyu munsi? Dusangiza ibitekerezo byawe muri komenti. Nimba wakunze iki kiganiro, wakora like cyangwa se ukagisharinga abantu benshi kugira ngo nabo bamenye ukuri ku mvano y'uyu munsi. Kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bindi nk'ibi. Yagukomejeho Mana tumemunore, uru rukundo rutazazima na rimwe, burije utuma umutima wanjore. Hallelujah.